Kumvise amagambo menshi muri make kandi twumva n'amagambo make muri menshi avuga ngo dore hazaza umunsi w'Uwiteka. Abakunzi b'igihe n'iki TV turabashimiye abari mu Rwanda, mu Burengerazuba, mu Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'abari ku isi yose, i Burayi, Amerika, Aziya no ku yindi migabane. Turabashimiye. Amazina nitwa Rucyahana Martini, kaba nsengera mu itorero rya Pentecote mpuzamahanga riharanira kwezwa. Mbere yuko rero tuganira iki kiganiro, reka mbasabe kugira ngo tubanze twicishe bugufi, hanyuma dusenge Imana, hanyuma tubone kuganira. Mana yacu turagushimye, uri umugira neza, uri umurengezi wacu, uri Imana idukunda, uri Imana twitayeho, uri Imana tuzi, uradusobanukiwe. Ijambo ryawe ratubwira ngo ni wowe wabanje kudukunda. Nuko rero turakwinginze kugira ngo udufashe tuganire ibiganiro biguhesha icyubahiro, kandi ubyombokiremo bifashe imitima yacu bigira aho bidukura naho bidushyira. Komeza kubana natwe no kutugira neza no kuturengera, uturengera n'abacu n'ibyacu, ni mu izina rya Yesu Kristo ngusabye nzakoze Mana, amen. Nkuko nababwiye rero, amazina nayavuze ni Rucyahana Martini. Hanyuma rero nkaba nifuzaga ko dusangira ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Bibiliya. Ubwo buhanuzi bwa Bibiliya turaza gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Maraki. Ni igitabo kibanziriza Matayo, gisoza ubuhanuzi bw'isezerano rya kera. Hanyuma rero tugiye gusoma muri Maraki ibice ni bitatu, umurongo wa 19. Haravuga ngo umunsi w'Uwiteka. Umurongo wa 19 ni ibice bitatu, Maraki umurongo wa 19. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Tuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvumo. Imana dufashe kandi tugire neza. Twumvise amagambo menshi muri make kandi twumva n'amagambo make muri menshi avuga ngo dore hazaza umunsi w'Uwiteka. Hazaba umunsi w'Uwiteka, azaba ari umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ngo uwo munsi uzaba ufite intego yo gutwika abibone n'abanyabyaha bose. Bishaka kuvuga ngo ibyiza ni ukwemera kuri umunyabyaha, ariko Imana ishaka kubabarira. Turi ku isi turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twatekereza tugacumura. Ibyo dutekereza turacumura, n'ibyo twibazaho naho twirirwa tugacumura. Ni ngombwa ko twihana cyangwa se tukatura ibyaha mu byo tuvuga, ibyo tureba, ibyo twumva n'ibyo dutekereza, Imana ikatubabarira. Si ngombwa. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 98, ya 94, umurongo w'8 kugeza hepfo ku 10, iravuga ngo mwabameze nk'ingabo mu bantu, ngo mbese muzagira ubwenge ryari? Ngo mbese iyaremye ugutwi ntiyumva, iyaremye amaso ntireba, mbese yanisha amahanga ibihano yo ntizahana? Iyo ngiyo iratubwira twebwe abantu. Tekereza abantu Imana yaremye ikabaremana ubwenge,
n'ibitekerezo byo gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yarangiza ikatureba igasanga tumeze nk'abameze nk'inka bo mu bantu. Icyo ni ikintu gikomeye. Umuntu ushobora kumenya ngo hano navuze nabi, hano nakoze nabi, hano natekereje nabi, hano numvise nabi, agategera amatwi ibiganiro bipfuye, akareba nabi, akavuga nabi, ariko udashoboye kuvuga ngo Mana nakoze nabi, Mana mbabarira. Hazaba umunsi rero utwika nk'itanura ry'umuriro, wabyemera utabyemera. Imana yaduhaye ubwenge cyangwa se ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza, kugira ngo dushobore kumenya niba twakoze nabi tubyature, niba twakoze neza tubishimirwe. Imana idufashe kandi dushoboze gukora neza. Iratubwira ngo nitwibuke amategeko y'umugaragu wayo Mose yahaye ari ku musozi wa Horebu, ngo ayo mategeko yari yahaye Mose kugira ngo Abisirayeli bayagendereho. Muri iki gihe dufite ibintu byinshi turi kugenderaho bitari amategeko. Bibiliya iravuga ngo ni amategeko y'abantu, tugafata amategeko y'abantu tukayasumbisha amategeko y'Imana. Imana iduhe kugendera ku mategeko yayo. Hari ibintu abantu bajya biga bakajya mu mashuri bakiga amategeko cyangwa se bakagira ubumenyi runaka ku bintu runaka. Icyakora barangiza umuntu agatambuka, wajya kubona ukabona ngo uyu muntu ngo azi ubwenge. Icyakora Bibiliya iravuga ngo dore ibwira umuntu ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bishaka kuvuga ngo iby'abantu biga mu mashuri n'ubumenyi bitandukanye n'ubwenge. Ubwenge ni ukuva mu byaha ukamenya ko wakoze icyiza cyangwa wakoze ikibi. Icyo ngicyo kikakwereka ko uzarimbuka cyangwa se uzabona ubugingo buhoraho. Imana rero iduhe kumenya igihe turimo cyo gukora ibyiza cyangwa se ibibi tubyihane. Ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi nanone ngo wirirwa unegura mwene so, ukicara n'abakobanyi, warangiza ukamunegura, ukagira gutya na gutya, ngo ariko ibyo byose ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ahangaha Imana yatubwiye ngo Imana ngo izohereza umuriro uzatwika abanzi bayo. Mbese uri mu bakunzi b'Imana cyangwa uri mu banzi bayo? Ni byiza ko Imana idushyira mu bakunzi bayo. Imana ikadushoboza gukora ibyiza aho gukora ibibi. Abantu usanga bigira abantu b'abanyabwenge, ariko ubundi ntabwo ari bwa bwenge nababwiye, ahubwo ni n'ubumenyi baba bafite butajyaniranye n'ubwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niko Imana yabwiye Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Ijambo ry'Imana nanone kutubwira ngo ubwenge buva mu ijuru ubwaribwo. Icyambere buraboneye, ni ubw'amahoro, kandi bwemerwa kugirwa inama. Nubona utakigirwa inama uzamenye ko nta bwenge ugira. Umva wa mwana we, wowe ubona utakigirwa inama n'ababyeyi bawe, menya ko nta bwenge ugira. Ibyo wiga mu ishuri ni ubumenyi. Niba umubyeyi akubwiye ngo iki cyagukoraho, iki cyakwangiza, ukanga ukabona ko ari amaraso ya gisore. Icyakora umubwiriza we yaravuze ngo ibyo byose ubikore n'umutima unezerewe, ariko uzirikane ko byose bizakujyana mu rubanza. Bishaka kuvuga ngo umuntu wese yakagombye guharanira gukora ibyiza kugira ngo azabone ibyiza ku munsi Imana izaza gutwara itorero. Imana itugire neza kandi idushoboze. Umva wa mugore we, wowe uca umugabo wawe inyuma, tekereza ko nubwo wakora ibyo ngibyo ukabikora ku buryo bw'ibanga, ariko mu ijuru hari Imana ireba ibyiherereye. Hari ikintu ntekereza, umuntu akajya ahantu muri stade cyangwa se ahandi hantu hakomeye, ugasanga kamera zafashe amashusho cyangwa amafoto. Niba yakoze mu mufuka w'umuntu, kamera ikamubona ikavuga ngo dore uwakwigena uyu nguyu, ibyakozwe nibi gutya na gutya, ugasanga bari kubyerekana. Ariko umwanditsi wa Zaburi we yatubwiye ngo mbese yaremye ijisho ntibona, iyaremye ugutwi ntiyumva.
bishaka kuvuga ngo byaba ibyiza Imana iratureba, byaba ibyiza Imana irabyumva, cyangwa se ibibi Imana irabyumva, n'ibyiza Imana irabibona. Imana irarikodinga ikandika, yarangiza ikandika mu gitabo. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko ibitabo birabumburwa, ngo ariko ngo habumburwa n'ikindi gitabo, igitabo cy'ubugingo, ngo kugira ngo umuntu wese ugaragara ko amazina ye atanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo abantu bose baraza, abakomeye n'aboroheje, ngo baraza ngo kugira ngo bacirwe imanza z'ibyo bakoze. Ese igihe Imana izaba iri guca imanza z'ibyo abantu bakoze, uzaba uriye cyangwa nzaba ndiye? Njyewe ndi umuntu, nawe uri umuntu, ndakubwira ariko nanjye nibwira. Ni byiza ko Imana idushoboza gukora ibyiza kugira ngo ku munsi w'amateka tuzacirwe urubanza rwiza kandi rukwiriye ibyiza twakoze. Ariko udakurikiza aya mategeko Imana yahaye Mose ku musozi wa Horebu, yamuhereye kugira ngo Abisirayeli bayagenderemo, nawe azakongorwa n'uriya muriro utazima. Nicyo kintu cyiza rero nabifurizaga. Nagiraga ngo nibura nifuzaga ko buri wese yakurikiza ayo mategeko kandi akayagenderamo kugira ngo Uwiteka Imana itwishimire. Imana rero ibagire neza kandi Imana ibarengere. Nk'uko twabisoje, twatangiye dusenga, reka nanone dusoze n'isengesho dusenga. Mwami Imana yacu, uri mwiza, uri umugira neza, uri umurengezi wacu, uri Imana y'urukundo. Uratubwiye ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, kandi uwo munsi abantu babikunda batabikunda, uwo munsi ni ngombwa uzabaho. Abantu babyemera batabyemera, ariko uzabaho. Nuko rero dushoboze gukora ibyiza biri mu mategeko wahaye Mose ukayamuhera i Horebu, kugira ngo tuyagenderemo, kugira ngo tuyakurikize, kugira ngo dukiranuke mu gihe nk'iki turimo, tube dushora amavi. Waravuze ngo nukuri ndirahi amavi yose azamfukamira. Reka uduhe gushora amavi tugusaba imbabazi, kugira ngo wa munsi nuza natwe tuzagusanganire twishimye. Ijambo ryatubwira ngo abapfuye baza amategeko bazacirwa urubanza hadakurikijwe amategeko. Niko ritubwira mu Baroma, ngo ariko bapfuye bataza amategeko bazacirwa urubanza hadakurikijwe amategeko, ngo kandi abapfuye baza amategeko nabo bazacirwa urubanza hakurikijwe amategeko. Bishaka kuvuga ngo nutarabwirije ariko afite umutima namubwira ko ibyo avuga cyangwa ibyo akora, ibyo atekereza n'ibyo yumva, ibyo yirirwamo n'ibyo araramo hari mibibi. Niyo mpamvu ibyiza tubikorera imbere y'abantu kugira ngo baturebe, ariko ibibi iyo abantu bagiye kubikora barihisha. Ako kanya imitima yacu ducira urubanza. Dushoboze gukora ibyiza kugira ngo tutazacirwa imanza zihwanye n'ibibi twakoze. Utugirire neza kandi dushoboze kugendera mu mategeko ya Mose. Utugirire neza kandi uturengere n'abacu n'ibyacu. Urengere umusore, urengere abagabo, urengere abagore, urengere abana, twese uturengerere hamwe. Utwiteho kandi uturengere. Ijambo ryaratubwira ngo ubugingo bwejejwe nibwo buzakubona. Reka weze ubugingo bwacu kandi weze imitima yacu, kuko iby'ubugingo ariho bituruka. Urakoze yuko uri Imana igira neza kandi uri Imana irengera. Urakoze yuko uri Imana yeze imitima yacu, watumenye kera kandi ni wowe wabanje kudukunda. Urakoze yuko ubyumvise kandi witeguye kugira icyo ukora. Ni mu izina rya Yesu Kristo ngusangiza yakoze Mana. Amen.